tuzorinda dupfa, ku munsi w'umuzuko nibwo tuzomenya icyatumye Yesu twemera n'ibyaha twari twikoreye. Icyo rwose Bibiliya yarabiduhishuriye itubwira ko bitewe n'urukundo Imana yakunze abari mu isi yatumye itanga umwana wayo w'ikinege, nawe araza ko ndari nkwiye ubitekereze. Yesu waciki ucunguzi, ko ndari nkwibabazi, ko ndari nkwibabazi. Yesu waciki ucunguzi, wamusaraba wikoreye, niwo wamesheje ubugingo, n'akamana mabwize, niko yamesheje ubuzima. Tugiye kuririmba indirimbo y'umusamariyakazi, ariko ni iyacu. Twahuye na Mesiya araduhindura, tuba ibyaremwe bisha, aduhindurira izina. Abari bamaraya abagira abana mu nzu ye, abari abajura abagira ishanga rye ryera kubw'amaraso ye. Yesu ni wangu, ni wangu nami ni wake milele. Yesu ni wangu, Yesu ni wangu nami ni wake milele. Yesu ni wangu, Yesu ni wangu nami ni wake milele. Yesu ni wangu. Yesu
Hallelujah.